Uyu munsi mu ijambo ryahindura ubuzima ngiye kuvuga ku kagabo k'amafuti. Ako kagabo gatunzwe n'umunwa, gafite ubwonko bukaruta kandi butanyurwa, buhora bushaka kumenya birumvikana. Aka kagabo kasajijwe n'ibitabo, ikiyobyabwenge cyako gikomeye n'ibitabo. Wabyumvishe neza, uyu mugabo tugiye kugarukaho ibiyobyabwenge bye n'ibitabo, dore ko yaje gutangaza ngo inzu ni imwe, inzu ni inzu y'ibitabo. Uyu munsi tugiye kubagezaho amateka n'urugendo bya Dashim. Niba utarakora subscribe nkaba nkwibutsa kuyikora kugira ngo tuzajye tubana no mu bindi biganiro tuba twabateguriye. Ese Dashim ninde? Ni muntu ki? Yatangiye ryari itangazamakuru? Ese ni iyihe mpamvu abikora kuriya? Ibi byose nibyo tugiye kugarukaho. Dashim yakunze kugarukaho ko ari umwe mu bantu bizihiza isabukuru y'amavuko kabiri mu mwaka, dore yuko nyina umubyara yamubwiye yuko yavutse ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu, hari mu mwaka w'1991, ariko yatangaje ko se umubyara ariwe wamufatiye ibyangombwa, maze agiye kumufatira ibyangombwa avuga ko yavutse ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'1991. Dashim ni umwe mu bantu bizihiza isabukuru y'amavuko kabiri mu mwaka, kuri tariki 15 z'ukwezi kwa gatatu no kuri tariki 18 z'ukwezi kwa gatanu. Aya matariki yose ayizihiza nk'iminsi mikuru. Ikindi bamenya kuri Dashim ni uko amazina yiswe n'ababyeyi ari Dushimimana Jean de Dieu, yavukiye ahahoze ari muri perefegitura ya Kibuye, ubu ngubu ni mu karere ka Karongi. Amashuri y'abanza yize kuri Groupe Scolaire Rwamuramira, naho ayisumbuye ayiga muri Ecole Secondaire de Gasenyi. Agiye muri kaminuza, igice kimwe yakize muri Institut Catholique de Kabgayi, arangije akomereza muri Christian University, akaba yarigaga ibijyanye n'itangazamakuru. Ise umubyara ni Baziguvuga Robert, no mama umubyara ni Mukandori Rachel, akaba ari imfura mu muryango w'abana bane. Akaba ari umwishywa w'umuhanzi wamenyekanye hano mu Rwanda, Bizimana Loti. Uyu muhanzi yamenyekanye mu ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, harimo nitwa Patro, Nta muntu uza, hamwe n'izindi yagiye akora nyinshi zigiye zitandukanye. Uyu muhanzi ikindi bamwibukiraho ni uko ari umuvandimwe wa Professor Murungi Pacifique, wamenyekanye mu kwandika ibitabo bigiye bitandukanye. Dashim yaje gutangaza yuko ari umuhanzi, ari umwanditsi w'ibitabo, akaba n'umupasiteri ndetse akaba n'umuririmbyi, ndetse ubwe nawe yigeze kwivugira ko ari umuhanuzi. Ibi byose biza byongera ku mwuga w'ubunyamakuru asanzwe akora. Kandi ikindi Dashim yavuze yuko afite isezerano ry'Imana, kandi iryo sezerano rigomba gusohora agihumeka. Ibintu byose akora twamumenye ku izina rya Dashim aka Dash Dash. Iri zina avuga yuko ryakomotse ku mukinnyi w'umunyamahanga bakinanaga umupira ubwo yigaga mu mashuri yisumbuye. Kubera ko uwo mukinnyi atarazi ururimi rw'Ikinyarwanda, ntabwo yari gushobora guhamagara izina Dushimimana, ahubwo yahamagaraga Dashim. Dashim akaba yaratangaje yuko kuva akiri umwana bamwitaga Kaza ubwenge, ariko iri zina yaryangaga kubera yuko yakekaga ko ashobora kuba ari umuswa, maze akazasebya iri zina. Ariko ibi byaje gutuma akora cyane kugira ngo yerekane ko izina ry'umuntu, ibi yarakoze cyane ndetse aza no kubigeraho, aza kwerekana ko Kaza ubwenge izina ryabaye ry'umuntu. Avuga yuko iri zina ari izina yahawe na se umubyara, ngo kubera yuko kera cyane akiri umwana muto nyina yajyaga ajya mu kazi. Iki gihe Dashim yari akiri uruhinja, maze mbere yuko nyina ajya mu kazi yarabanzaga akamufata akamwoza, yarangiza akamushyira mu buriri. Icyo gihe Kaza ubwenge yahitaga asinzira, maze mama we yava ku kazi, yaba ari hafi kugera mu rugo, Kaza ubwenge akahita akanguka agatangira kurira. Ibi ngibi byabaye inshuro nyinshi, maze se umubyara arareba aravuga ati aka kana kazamenya ubwenge, ngaho aho izina Kaza ubwenge ryakomotse. Dashim ukora ibiganiro bigiye bitandukanye ntiwamuvuga ngo wibagirwe ikiganiro Inzu y'Ibitabo cyangwa wibagirwe ijambo ryahindura ubuzima. Yakunze kugaragara avuga amagambo yahindura ubuzima ku bandi ba star, ariko uyu munsi hano kuri Wigiri TV tugiye kugaruka
ku magambo Dashim yavuze yahindura ubuzima. Mbere y'uko dukomeza, reka ngusabe gukanda subscribe niba utarayikora hano kuri Bigiri TV. Wibuke no gukanda ku kazogera kugira ngo uzajye ubona ibiganiro nk'ibi by'ubwenge mu buryo bukoroheye. Uyu mugabo yaravuze ngo ntukitege ko umuntu yakora ibyiza bipfundikiye 100%. Ati niba ubonye umuntu akoze 60% y'ibintu byiza yarangiza agakora indi 40% y'ibintu bibi, kuki ubuzima bwawe bwashingira kuri ya 40% nyamara wirengagije 60% y'ibintu byiza yaba yarakoze? Kuri Dashim, umuntu aramutse akoze ikosa ariko uwo muntu yakoraga neza, icyo gihe ntabwo yamurakarira. Iryo kosa ntabwo ryapfa gutuma batandukana, ahubwo arabanza akareba ese ikosa akoze rimeze gute, n'ibyo yakoraga yabikoraga gute. Ati tujye twita ku bintu byiza kurusha uko twita ku bintu bibi. Ati ni gute watandukana n'umuntu kubera ikosa rito yakoze nyamara uwo muntu yaragukoreye ibindi bintu byiza? Umubano ufitanye n'umuntu ntugomba kurangizwa n'ikosa ritoya yakoze. Uyu mugabo yaravuze ati ikiremwa muntu kiratangaje. Utinya umuntu ushobora kwima abe yarangiza agaha rubanda, cyangwa se utinya umuntu ushobora kwima abakennye yarangiza agaha abamurusha amikoro. Uyu mugabo yaravuze ati umuntu wawe upfata kurwanyeho, uwo muntu aba akurimo umwenda. Ati uwo muntu uzakomeze kumubaraho n'ikuzimu, nanagusangayo ukomeze umwishyuze wa mwenda. Ikindi kandi uyu mugabo yaravuze ati hatabayeho kurwanirira abato nta bakuru twazabona. Ati hatabayeho kurwanira abatangizi nta n'abatsinze twazabona. Uyu mugabo yaravuze ati hari ibintu bibiri bidahatirizwa. Ibyo bintu bibiri ni igihe n'ubuzima. Iyo ibi bintu bihatirije biragutonarika. Yaravuze ati niba ushaka kwemeza abantu, fata imitima yabo kurusha uko ufata imibiri yabo n'ubwonko bwabo. Kuri we, niba ushaka kugira igikundiro, banza ucengere ujye mu mitima y'abantu mbere yo gutekereza yuko abo bantu bakwishimiye. Numara kujya mu mitima y'abantu, icyo gihe nibwo abantu bazaba bakwishimiye. Uyu mugabo yaravuze ati iyo wateye imbere ni byiza gukorana n'abandi, ariko iyo wateye imbere uri gukorana n'abandi hari ibintu uhomba bikabajyaho. Ariko iyo utateye imbere, icyo gihe uzasabwa yuko ukorana n'abantu bateye imbere bafite ibyo bahomba bikuzaho. Ngo iyo wateye imbere hari ikintu uhomba kigomba kujya ku bandi, ariko iyo utateye imbere ugomba gukorana n'abantu bafite ibyo bahomba bikuzaho. Uyu mugabo yaravuze ati ikintu utavunikiye ntiwamenya ubusobanuro bwacyo, ndetse ikintu utavunikiye no kukimanaginga birakugora. Uyu mugabo yaravuze ati niba umwana wawe imvune ahura nazo ari 1/3 cy'izo waguye nazo, uzicare wigurire akantu, kubera ko imvune z'abagukomokaho zigomba kuba nke ugereranyije n'izo wagize. Uyu mugabo yaravuze ati guhangana n'isi ni umukino utazigera utsinda. Ati ibyo wakora byose isi muzahangana paka, kandi kuyitsinda biragoye. Uyu mugabo yaravuze ati hari amafaranga uba ugomba gutakaza kugira ngo wipime urebe urwego ugezeho. Uyu mugabo yavuze ijambo risekeje cyane, yaravuze ati niba ufite ikimero gikurura buri wese, icyo gihe uzakoresha ubwonko, cya kimero nacyo ubwacyo kizitaho. Mu gihe wakoresheje ubwenge, cya kimero ukakirengagiza, amahirwe kizazana azaza yikubye inshuro 1000. Ariko n'ubu ufite ikimero cyiza gikurura buri wese, hanyuma ukita ku kimero, icyo gihe cya kimero bizarangira kiguhombeye. Kugira ngo kitaguhombera bizasaba yuko cyuzuzana n'ubwonko. Yaravuze ati ubuzima bumeze nko kwireba mu ndorerwamo. Ati buri iyo wirebye mu ndorerwamo na undi muntu muba muhanganye nturiyureba mu ndorerwamo. Ati uriya muntu niwe ugomba guhangana nawe. Ikindi kandi yaravuze ati ntukajye guhaha ushonje. Icyo gihe nujya guhaha ushonje uzahaha utekereje ku nzara. Ati biba byiza ugiye guhaha ikintu utagishonjeye. Yaravuze ati uzacunge neza uzasanga dutakaje amafaranga make. Ayo mafaranga
tukayatakaza ku bintu tudakeneye cyane. Yaravuze ati shaka cya kintu ushobora gukora, icyo kintu ku buryo uzagikora ku isi ari wowe muntu ufite umwihariko wawe. Icyo kintu numara kugikora ugishyireho imbaraga zawe, ubwenge bwawe n'umutima wawe wose. Icyo kintu nugikora ari wowe muntu wa mbere ku isi ufite umwihariko, byanga bikunda bizacamo, kizakuzanira inyungu nyinshi cyane. Yaravuze ati koresha amarangamutima yawe. Niba umukobwa uje mu buzima bwawe uri kumubona ahazaza hawe, ariko koresha ubwenge bwawe. Niba umukobwa uri kuza mu buzima bwawe utari kumubona ahazaza hawe, kuri we umuntu ubona ejo hawe hazaza ugomba gukoresha amarangamutima, ariko utabona ejo hawe ugakoresha ubwenge. Uyu mugabo yaravuze ati mu mafuti uzajya uhagarara ku kuri, kubera yuko aba urimo ubwira ukuri. Ingaruka wagira nyuma waje kumenya ukuri zitandukanye n'izo wagira uramutse uhagaze ku kinyoma, nyuma abantu bakivumburira ko icyo kintu ari ikinyoma. Ati ugomba kuvugisha ukuri n'iyo wabona kuri kurengana cyangwa se ugiye guhanwa. Yaravuze ati 80% y'abantu baza mu buzima bwawe abantu baba bagamije inyungu, naho 10% baba bagamije kwishimisha. 5% abo bantu muba musangiye inyungu, n'akandi 5 gasigaye abo bantu baba bakwifuriza ibyiza. Kuri Dashimu abantu bose baza mu buzima bwawe uba ugomba kubitondera, kubera yuko akenshi abo bantu baba bari muri ya 80% baba bagamije inyungu zabo. Uyu mugabo yaravuze ati umuvuduko utanga ibintu bibiri, kandi ibyo bintu ni ibimane. Ikintu cya mbere umuvuduko utanga ni ikiruhuko, ikindi cya mbere umuvuduko utanga ni ibyishimo. Wakibaza ati si ibintu bigenda bite? Yavuze yuko ibyo byishimo igihe uri kwihuta wumva akanyenga kenshi, ariko akaruhuko igihe kaboneka ushobora kwihuta ugakora impanuka, kandi iyo mpanuka ishobora kuvamo n'urupfu. Urwo rupfu kuri Dashimu niko karuhuko. Niyo mpamvu umuvuduko mwinshi nubwo uryoha ariko uryoha uryana. Uyu mugabo kuri we bibaye byiza wakirinda umuvuduko mwinshi ukagenda uko ubyumva. Uyu mugabo yaravuze ati mu buzima habamo ibintu byiza n'ibibi. Uburyo bukomeye bwo guhangana n'ikibi ni uburyo bwa mbere, ari bwo guhangana n'irari ryawe, warangiza ukirinda ikintu cyakugize imbata. Kandi umugabo yaravuze ati abantu benshi iyo bahuye n'amage cyangwa se baziwe biyahuza ibintu byabagize imbata. Akenshi biyahuza inzoga n'itabi n'ibindi byinshi. Ati iyo wahuye n'amage ntabwo ibintu ari byo bagakwiye kwiyahuza, ahubwo uba ugomba gukora cyane ugakora cya kintu cyakunaniye, kubera yuko nicyo kizagukura muri ayo mage. Icyo igihe wakanyweye inzoga uzanywa amazi, none igihe wakanyweye itabi uzakore siporo, igihe wakariye inyama nyinshi uzarya imboga nyinshi, maze ibyo nibyo bita kwihorera kwiza. Uyu mugabo yaravuze ati ntukihe umuntu ngo umwihe wese umwimariremo, mu gihe ubona ko uwo muntu we yaje mu buzima bwawe ameze nk'amaburakindi, ahubwo uwo muntu nawe uzamwihe gake gashoboka, ngo kubera yuko hari ibyo urekura ngo utere imbere, ngo ntiwatera imbere hari imigozi ikuziritse, iyo migozi kandi irimo iragukurura. Uyu mugabo yaravuze ati ntushobora gukira utekereza nk'abandi bose, kandi ntushobora kuyobora abantu mutekereza kimwe. Kuri we iyo ushaka gukira uba ugomba gutekereza bitandukanye n'abandi bantu, kubera yuko iyo utekereza nk'abandi ibyo ngibyo uba utekereza nabo baba barabitekereje. Rero uba ugomba kuzana udushya mu bintu byawe kugira ngo utere imbere. Uno mugabo yaravuze ati ubuzima ni 50% y'ibyo twiyaturiraho, n'indi 50% y'ibyo dukora cyane kugira ngo bibe impamo. Ati niba wiyaturira ibintu bibi uzarebe neza ko ibyo bintu atariho bigiramo uruhare kugira ngo bibe gutyo. Ati niba wiyaturira ibintu bibi niyo mpamvu ubayeho gutyo. Uyu mugabo yaravuze ati utarakubwiye ko agukunda umuntu ntazabikubwire ku kiriyo, utaragufashije umuntu ntazakurire ku kiriyo. Ati uwo muntu uzamucishemo ikijisho. Ati twige kubwira abantu ko tubakunda no gufasha abantu bakiriho, kubera yuko iyo umuntu yapfuye nta kintu uba ugomba guhindura, nta nubwo wabimubwira ngo abyumve.
aramutse anabyumva nta nubwo yagusubiza wowe ngo ubyumve. Yaravuze ati twige kubana n'abantu neza, abo bantu bakiriho, ati iyo bapfuye ntitukabegere. Ati bimeze nk'iby'aba muhanzi yaririmbye avuga ati iyo uri muzima uranuka, wapfa abantu bakaza bagukoraho. Uyu mugabo yaravuze ati baramutse bakubwiye ati ugiye guhitamo ahantu uvukira utaravuka, biragoye ko wahitamo aho wavukiye. Ati umuntu aho yavukiye agomba kuhafata gutyo, kubera yuko so hamugira uwo ari we, ahubwo imigisha no gukora cyane kwawe nibyo bikugira uwo uri we. Aho wavukiye nta kintu hagufasha mu gutera imbere kwawe. Aho wavukira hose urakora cyane ibintu bikagenda neza. Kuri we uyu mugabo yaravuze ati ushobora kuvukira mu marira ugasoreza mu bitwenge, cyangwa se ukavukira mu bitwenge ukazasazira mu marira. Uyu mugabo yaravuze ati uko byagenda kose uzabeho wisekera, kubera yuko ni ikibazo cy'igihe, igihe byanga bikunda kizabisobanura. Kandi yashimangiye ijambo rivuga ati amazi yose uko yaba asa yazimya umuriro, kandi amazi uko yaba asa yose yanyobwa. Ati ushobora kubura amazi mabi, amazi atanyobwa mu ruhame, ariko ayo mazi akaba yakifashishwa mu kuzimya umuriro. Kandi ugomba kumenya yuko amazi yose uko yaba asa aratunganywa, yarangiza agakoreshwa mu kwica icyaka. Ati uko waba umeze kose wikipfobya, hari ikintu ushoboye, hari ikintu wakifashishwa. Uyu mugabo yaravuze ati iyo udakoresheje igihe ukiri muto, ahubwo cya gihe kigukoresha ushaje. Ati uba ugomba gukoresha igihe ukiri muto, kubera yuko iyo ushaje cya gihe ubwacyo kiragukoresha. Uyu mugabo yaravuze ati nta marira abaho yahindura ahahise, nta n'amaganya abaho yahindura ahazaza, ahubwo kwihangana no kubiharanira byahindura byombi. Kandi ni umwe mu bantu bakunda kuvuga ati kwihorera kwiza ni ukubaho neza. Uyu mugabo yaravuze ati abantu benshi bamenya bashaje yuko ibyishimo byabo ari amahitamo yabo. Kandi uyu mugabo yaravuze ati isomo twakigira ku rupfu ni uko rutarobanura kandi nta nubwo ruteguza. Ati ibi ngibi niba ariko bimeze, buri muntu wese agomba kubaho nk'aho ari we munsi wa nyuma, kubera yuko ibyo bintu bishobora kuzarangira bibaye impamo. Ati igihe cyose uba ugomba kwishimira buri munsi nk'aho ari wo wa nyuma, kubera yuko ayo mahirwe ashobora kutazagaruka. Ati umuntu abaho rimwe mu buzima, ariko iryo rimwe iyo aribayeho neza riba rihagije. Kandi yaravuze ati umuntu kuri iyi si wabayeho neza si uwabayeho imyaka myinshi, ahubwo n'uwumvisha icyanga cy'ubuzima kurusha abandi. Kuri we imyaka yose wamara ku isi, ikizima ni uko umwaka umwe wabayeho uba ugomba kubaho neza. Ibi bimeze nko kuvuga ati akubaho imyaka igihumbi nk'imbwa, wabaho umwaka umwe nk'intare. Dashimu yigeze kuvuga ati ntugahore witeza abantu ko bagufasha. Ati umunsi uzicara ukumva ukeneye ikintu, uzarambura ibiganza byawe, nurangiza urebe uvuga ati ikintu nkeneye byanze bikunze kigomba kuva muri ibi biganza, maze ukore utitaye ku bantu, kubera yuko abantu ukuntu babayeho biragoye yuko bagufasha. Ati utinye umuntu ukugira inama wayicamo neza bikamubabaza. Uyu mugabo yaravuze ati ntugatege amaboko kuri bene wanyu, kubera yuko utazi ukuntu babayeho. Ati bene wanyu bashobora kuba bakize ariko bafite ibibazo biruta ibyawe. Ati ntuzabitegeho ikintu na kimwe kabone n'aho bakikwizeza. Dashimu yaravuze ati umuntu aratangaje, tinya umuntu ukugira inama wayicamo neza bikamubabaza. Ati ibi si iby'ikiremwa muntu. Arongera avuga ati uzajya utinya umuntu ukora impanuka aho kuza kwegura ahubwo akaza gufotora. Ati ibi si byiza. Ati niba ufotora abantu mu gihe habaye impanuka, nawe uzajya umenya yuko umunsi umwe uzakora impanuka nabo bazagufotora. Dashimu yaravuze ati abantu bakuru bakunda kurakarira abantu bakiri bato kubera yuko batabubashye. Ati niba uri mukuru ukaba urakarira umuntu ukiri muto ngo nuko atakubashye, nawe ubwo nta kinyabupfura ufite. Ati uko wowe ungana kose ugomba kubahira umuntu uko ari. Ibi yaje kubigarukaho atanga urugero muri za bisi, aho uba usanga
akenshi abantu bakunda guhagarara ari urubyiruko. Yaravuze ati kuri we ntabwo yahagarika urubyiruko, ahubwo abantu bakuru nibo bagahagaze, kubera yuko babayeho imyaka myinshi, bafite byinshi babonye kandi bafite byinshi batari guhomba, ariko urubyiruko uraruhagarika, ruravunika kandi nibo Rwanda rw'ejo, kandi ba bantu bakuru aba ari ikibazo cy'iminsi n'ubundi bakitahira. Ibi ngibi bimeze nk'amagambo Adolf Hitler yigeze gutangaza. Adolf Hitler yigeze gutangaza ati igihe cyose abantu bakuru bahora batinya urupfu, batinya n'igisa n'urupfu, ati ahanini uramutse ubwiye abantu babiri, umwana n'umuntu mukuru, ati muri mwebwe mwitiwe kwitangira undi, bigoye yuko umuntu mukuru yavuga ko agomba kwitangira umwana, aho ugahita abwira umwana ati nyitangira, ati bisiko bya kuri Dashimu. Umuntu mukuru aba agomba kwitangira umwana aho yaba ari hose. Niyo mpamvu yatangaje ati ukuntu ubayeho, niba umwana wawe imvune ahura nazo zitangana n'izo wahuye nazo, uzigurira akantu, kubera yuko umwana wawe aba agomba guhura na 1/3 cy'imvune wahuye nazo. Reka ngusabe gukora subscribe niba utarayikora, kugira ngo tuzajye tubana no mu bindi biganiro tuba twabateguriye. Mwari muri kumwe nanjye Emmy. Kubana namwe ni iby'agaciro.